Igor na bagenzi be bari kwibyinira rwose, imiziki bayisakurishije bikabije, baba bishimye utamenya nyine ikintu bari guserebura. Papa wa Igor arinjira muri salo maze agatungurwa n'urusaku ruhari, asanga rwose bahahinduye muri buwate neza neza, ahita abaza Igor ati none ubu habaye iki ko ndeba rwose inzu mwayiteruye? Igor ati pa turi kwishima n'inshuti zanjye, ntubibona se ko turi guserebura? Papa ati muri guserebura iki se? Niba atari amanota ko gutsinda ubizi ko byakunaniye, ni iki kindi ukwiye guserebura koko? Igor ati papa nyine ahubwo wabimenye, amanota yasohotse ubu niyo turi guserebura. Papa ati mbwira rero wagize angahe? Igor ati nagize 80 kuri 400. Papa ati 80 kuri 400 ubu ngubu niyo wakoreye ikirori? Igor ati cyane pa, mbese nubizi ko ubushize nari nagize 45, urumva se ntazamutse, nagombaga rwose kubiserebura. Papa we n'umujinya mwinshi aba yumva hari yamufata nko mu ijosi, maze agahita abwira papa bose baba bari hano atumva mwese mbabure nkumbye kabiri nta n'umwe nkibona. Bagenzi rero ba Igor bamara gusohoka, maze papa akamubaza ati nta soni uri guserebura amanota 80, ubwo se noneho wayibonye nka 300 no kurenzaho we yakora iki? Igor ati gapa urabizi rwose ngiye sinshaka kwiga, ishuri se ni ibiki? Nta hazaza rwose h'ishuri, ngiye ndibifuza kwibera nyine umuririmbyi, ndashaka kuba umuririmbyi rwose kandi wakabaye ari byo mfashamo. Papa wabaye ati none se nkubaze, ukeka ko abaririmbyi bo batajya biga? Ukeka ko amashuri ntacyo babwiye? None ukeka ko abandika ndetse rwose n'abo baproducer banyu utekereza ko bataba barabyize? Igor ati ibyo nge ntacyo bimbwiye, kuririmba no kwandika ni ibintu bibiri bitandukanye, njyewe nzaririmba hanyuma rero abandika nzajya mbishyura nyine bampe ibyo banditse, uzajya ubimfashamo? Papa ati ngewe mbigufashamo? Igor ati cyane, none ntabwo uri papa wanjye se? Ntabwo ugomba gushora mu byo ndi gukora kugira ngo bitere imbere vuba? Papa ati niyo mpamvu nyine ngewe ndi gushora muri wowe, nakwishyuriye ishuri ryiza cyane riruta ayandi, nirirwa kandi ngushakira abarimu barenze abandi mu gihugu cyose kugira ngo ndebe ko nyine hari aho wazigeza, kugira ngo ndebe ko uziga ukarangiza maze ugashaka akazi, wamara kukabona ugakora ibyo byose utekereza, ariko rwose waramaze kubona diplome. Igor ati oya ibyo biratinda pa, ariko uzi imyaka yose umuntu amara yiga, ariko umuziki ushobora no kumara umwaka ukaba umaze kumenyekana, ukaba umaze kwinjiza ibintu byinshi, naho kwiga umuntu ariga imyaka itabarika, njye ntabwo nabivamo, nta nubwo nabyihanganira. Papa wa Igor ahita amubwira atumva rero nkubwire ibyo utekereza rwose byikuremo, kuko njyewe nkiriho ngihumeka nta na rimwe rwose uzigera uba umuhanzi, uziga kandi uzabona diplome, ntabwo nshaka rwose umwana uzansebya. Igor rero ahita yivumbura maze agahita asiga papa we muri salo, agahita ajya mu cyumba. Papa wa Igor rero ahita amusanga mu cyumba ati nta soni unciye amazi usize ndi kwivugana jyenyine, ugomba kwiga uko byagenda kose. Igor ati nibura papa ndeka basi maze nzajya njya kwigira ku ishuri nigire muri rusange nyine. Papa ati niba byarakunaniye kwiga ufite abarimu babisobanukiwe neza b'abahanga kandi bakwigisha wenyine, urakeka uzabyumvira muri rusange, ahubwo urashaka kujya nyine noneho mu gakungu burundu? Ikindi kandi hari ibintu byinshi natekerejeho, ubu rwose natekereje neza ko ibintu bituma usigaye witwara nabi kurenza ari inshuti zawe. Ubu rero uhereye uyu munsi nta muntu uzongera kwinjira hano, ikindi kandi nawe ntuzongera kugeza ikirenge hanze, uzibeshye urenge uyu muryango uzahita umenya ngo ninde papa ninde mwana. Ugomba kuguma hano ukiga, keretse gusa umunsi uzaba wanyeretse ko watangiye rwose kongera amanota, nibwo nshobora kuzavugana nawe, atari ibyo nta kintu na kimwe wemerewe, ahubwo nukomeza kuvuga n'amatelefone n'ibiki byose nzabikwambura. Igor ati pa ntabwo wabinkora, uri papa wanjye ndi umwana wawe umwe, ni gute wankora ibyo bintu? Papa ati nabikoze byarangiye. Papa wa Igor ahita ajya kureba umukozi ubakorera, aba ari umukozi rwose w'umumama mukuru, ahita amubaza ati ariko nkubaze nawe muntu mukuru mba nasize ku rugo, gute abana bakora ibintu bingana gutya uhari ntubabuze?
uyu mumama ahita abwira papa Igor ati ntabwo rwose umuhungu wawe namuvuga urabizi nawe ntajya kumvira urumva ari njye yakumvira se ntabwo rwose yabyumva. Papa rero wa Igor ahita amubwira ati rero uhereye uyu munsi ntabwo azongera gukoza ikirenge hanze, naramuka asohotse uzahita ubimbwira, nutabimbwira ubwo azasigara ari we uguhemba. Uyu mumama ahita amubwira ati yego nzabikora rwose bosi. Umunsi wakurikiye rero aba ari mu masaha ya mu gitondo kare, papa wa Igor akangurwa n'imiziki iri kumumena amatwi. Ubwo ni indirimbo za Igor aba yashyizemo agacuranga cyane kandi rwose ziba ari indirimbo zirukana iminyenzi mu nzu neza neza, biba ari ibiririmbo rwose bimena amatwi, indirimbo mbi nyine kuko nta nubwo azi kuririmba uyu musore. Papa rero wa Igor abyuka rwose yumva umutwe umwishe, urusaku rwamurenze, ahita rero ahamagara umuntu maze akamubwira ati umva kupa umuriro w'inzu yose maze uraza kongera kuwushyira hari uko ari njye mbikubwiye. Ahita akupa rero umuriro maze rwose urusaku rugatuza. Igor abona umuriro ugiye agahita asanga wa mukozi wabo mu gikoni ati umuriro hano ugiye he? Uyu mukozi wabo ahita amubwira atumva ibyo wabibaza papa wawe. Papa wawe rwose ni umugabo uri responsable, mu masaha nk'aya aba ari gutekereza iby'ubuzima bwe bw'ahazaza, naho wowe uraho urasakuza gusa nibizi icyo utamenya ubwoko bwabyo. Igor atumva imiziki yanjye nimuyihorere, ndabizi ejo bundi nimara kumenyekana mwese muzajya muza kunsaba orutogarafe. Uyu mukozi ahita amubwira ati umva cyakoze keretse imiziki yawe uyijyanye ukayijyana nko mu bigunda ukajya wumvisha amasikorupiyo n'ibindi bisimba, ntabwo rwose imiziki yawe ari iy'abantu kukumena amatwi. Uyu musore rero ahita yumva nyine abantu bose bari kumuca intege maze agahita yisubirira mu cyumba. Ku rundi ruhande rero Mela ni umukobwa mwiza ariko uba mu cyaro ahantu nyine mu bakene. Aba rero arangije kaminuza, aba kandi yabaye uwa mbere, aba afite rwose amanota ya mbere mu gihugu cyose. Ataha rero yishimye maze agahita abwira mama we ati umva ubu rero rwose ni wowe mama w'umukobwa wabonye diplome ya mbere mu gihugu cyose. Mama we arishima maze akamuhobera ati mwana wanjye uri umuhanga. Mira rero ahita amubwira ati ma atuzi yuko ubu ngubu uretse perezida nta wundi muntu n'umwe undi hejuru, nta wundi muntu n'umwe uri hejuru yanjye, ndarenze. Mama we ahita amubwira ati ibi bintu tugomba kubiserebura. Ariko Mira ati ma twabiserebura gute se kandi nta bushobozi dufite? Mama we ati byibagirwe, byanze bikunze tugomba tubiserebure kubera yuko karitsiye yose igomba kumenya yuko ari njye nabyaye umukobwa uwa mbere mu gihugu cyose. Mira rero ahita yishima na mama we rwose aba yishimiye ibyo yari arimo byose agahita abivamo. Hashira iminsi rero umushuti umwe wa Igor akaza kumusura, nubwo rwose aza yihishe nyine kuko bitaba byemewe. Bicara muri salo bagatangira kuganira, maze uyu mushuti wa Igor akabwira Igor atari ku wundi uzi yuko kugira ngo umuntu anagire ababyeyi b'abakire yagira b'abakene. Ati tekereza ukuntu muri abakire mufite byose, ni gute papa wakubwira ngo ugomba kwiga? Ubundi twiga kugira ngo tuzagire icyo tubona, none mwe mufite byose kubera icyo ugomba kwiga? Wakabaye nyine uri guprofita ahubwo ubuzima bwiza, uri guprofita amafaranga ya papa wawe. Igor ati nanjye nibyo mba mvuga, ubu niko dufite byose ndiga kugira ngo bizagende bite? Papa wanjye afite amafaranga, ntabwo rwose ari ngombwa ko niga. Umushuti we ahita amubwira ati none se ubu ngubu turaza gukora iki ko wumva uri mu bihano? Waretse tukikorera n'ubundi ikirori hano ko mba mbona nabwo tuhatwika. Igor ati reka da, urabizi ko ndi mu bihano kubera icya kirori twakoze, none nongere kandi nkore n'ikindi? Oya byo ntabwo byashoboka. Uyu mushuti we ahita amubwira ati ndabona rwose ko umwana w'umukire nabyo nta kintu bimaze kuko n'ubundi ubayeho ubuzima bubishye. Uyu mushuti rero wa Igor ahita amubwira ati ariko nungutse igitekerezo, igire nkaho uri umwana mwiza, wigire nyine nkaho uri umwana wubaha papa wawe, atangire kubona ko rwose wahindutse maze yongera gusubize uburenganzira bwawe.
Igor ahita amubwira ati ariko uzi ko nabyo ari byo, reka wa mugani ntangire nijijishe nigire nkaho rwose nsigaye narabaye umwana mwiza maze turebe ko rwose papa yakwisubiraho. Ku rundi ruhande rero Mera aba ari mu rugo ari kumwe n'inshuti ye, inshuti ye iri kumubwira ati ariko ko wagize amanota meza, kuba rwose warabaye uwa mbere mu gihugu cyose ukaba nta kazi urabona. Mera ati icyo nzi cyo nuko ndi umunyamugisha kandi rwose Imana yarawumpaye, igisigaye rero ni ugushaka akazi maze nkareba ko rwose mama wanjye namusohora muri iyi nzu. Umushuti we ati Imana ibyumve ni ukuri kandi ibigufashemo, gusa nyine ntabwo byoroshye kubona akazi, burya byoroshye kwishyura minerivare kurusha kubona akazi. Baba bakiri muri ibi rero maze nyirinzu akaba araje yarakaye ati Mera mbwira mama wawe ari hehe? Mera ati ntabwo nzi aho yagiye, ntabwo ari hano. Nyirinzu ati umva ndashaka amafaranga yanjye byihutirwa. Mera ati humura tuzakwishyura rwose, cyane cyane ko ubu nabonye diplome kandi ya mbere mu gihugu cyose, urumva rero ndi hafi kubona akazi. Nyirinzu ati bya diplome ntibindeba, icyo nshaka ari amafaranga yanjye, niba wayigurisha bakaguha amafaranga agenda uyigurisha uyanzanire, ibyo byo kumbwira ngo muzanyishyura mumaze igihe kinini cyane mutanyishyura. Ahita rero abwira Mera ati umva nkubwire, nimumara icyumweru mutaranyishyura nzahita nza mbasohora ibintu byanyu byose mbite hanze. Ahita rero yigendera anarakaye, maze hagahita hinjira umwana usa yiruka cyane, agahita abwira Mera atumva Mera mama wawe imodoka yamugonze ku muhanda, iyo modoka kandi yamugonze yaramugonze ihita yigendera. Mera rero ahita yirukana mushuti we berekeza ku muhanda nyine, bagahita basanga mama we aryamye mu muhanda rwose, imodoka yamugonze bikomeye kandi yanigendeye. Bahita rero bamuterura maze bakamujyana kwa muganga. Bamera rero bagera kwa muganga maze abaganga bagahita batangira kwita kuri mama we. Hashira umwanya maze umuganga agasohoka, Mera ahita amubaza ati muga mama se ameze neza? Muganga ati umva nyine afite ikibazo, nimwishyure amafaranga maze tumubage kuko agomba kubagwa. Mera rero ahita amubaza ati amafaranga se nangahe bisaba? Uyu muganga ati ni ibihumbi 900 gusa, nimuyashake muyishyure ubundi dutangire kumubaga. Mera ati ibihumbi 900 se koko twabikura hehe? Ntabwo twabibona. Muganga ati rero murakora uko mushoboye, niba rwose mushaka ko mama wanyu amera neza murashaka amafaranga, kuko ntabwo rwose twatangira kumubaga amafaranga ataraboneka. Mera rero ahita atangira guta umutwe kuko ntabwo aba yibaza ahantu yakura ayo mafaranga yose. Ku rundi ruhande rero papa wa Igor aba ari kubaza umuzamu wabo ati icya gipapuro wagishyize ku rugi? Undi ati yego. Washyizeho se amafaranga nari nakubwiye? Uyu muzamu ati yego nashyizeho 5,000,000 nk'uko wabimbwiye. Uyu muzamu ahita abaza papa wa Igor ati ariko se boss urumva 5,000,000 atari nyinshi zo kwigisha umwana noneho wanakunaniye nka Igor? Papa wa Igor ahita ahindukira akareba uyu muzamu maze akamubwira atumva nkubwire umwana wawe nta kintu na kimwe utamuha kereka kidashoboka. Ngiye 5,000,000 kuba naziha umuntu wigisha umwana wanjye ni ubusa kuri njyewe rwose ntacyo bivuze, yaba ahubwo yabikundaga maze akiga. Nta na kimwe rero rwose ntamukorera, n'ibirenze ibyo ngibyo nabikora, mpangayikishijwe n'amasomo y'umwana wanjye. Uyu muzamu rero ahita amubwira ati ariko nibyo koko bosi, umwana w'umuntu nta kintu rwose atamukorera. Mama wa Mihari akomeza kuremba, ari nako rwose na nyirinzu aba amumereye nabi, buri gihe abataha agasanga yicaye imbere y'umuryango ati ndashaka amafaranga yanjye. Mera rero afata icyemezo cyo kujya gushaka akazi ngo arebe niba yabona n'akaraka rwose abe yakwegeranya amafaranga yo kuvuza mama we. Aba ari kugenda mu muhanda rero ibintu byose byamushobeye, yabuze icyo afata n'icyo areka, ajya kubona akabona ku gipangu kiri ku muhanda hariho icyapa cyanditseho ngo dukeneye umwarimu uzajya uhembwa 5,000,000. Ahita avuga ati aka kazi se ubu koko nta kanyako, cyangwa aba bantu barashaka umuntu bajya gutambamo igitambo? 5,000,000 ku mwarimu wigisha umwana? Ntabwo ibyo bintu bishoboka, ayo mafaranga ni menshi cyane. Yihanagura mu maso kuko agira ngo ari kureba nabi, akongera akareba akabona nibyo. Ati ibi bintu rwose ndabikemanga. Ariko
ariko se nanone hari amahitamo mfite, aka kazi ngomba kujya kugasaba. Ajya kwinjira ubwoba bukamwica ati ndapfuye noneho rwose wabona hari nk'ibice by'umubiri bazanca bakajya kubitamba. Umuzamu aba yamubonye agahita amubaza ati nawe se uri mu baje gukora ikizami cyo kwigisha umuhungu wa bosi? Nawe ati yego. Ahita amubwira ati injira dore abandi aho bicaye. Mbere yatera ikirenge yinjira mu gipangu agahita avuga ati nyagasani urinde rwose umubiri wanjye uwurinde gutangwamo ibitambo. Arinjira rero akagenda akicara ku ntebe. Baricara rero hashira akanya gato papa Igoho akaba araje arababwira ati nishimiye rwose ko mwese mwaje, gusa nyine hari kondisiyo. Umwana wanjye akeneye umuntu uzamwigisha kandi neza, gusa nyine aragorana bisaba kwihangana. Kubera ko rero abantu bagiye bandya amafaranga inshuro nyinshi, kuri iyi nshuro umuntu nzishyura nzamwishyura ari uko umuhungu wanjye arangije ibizami nabibonye kuko yatsinze. Bose rero bahita batangira gutekereza bati ibizami bikibura amezi 8 yose. Ati hoya rwose ntabwo twategereza. Batangira guhaguruka bose bigendera, hagasigara hicaye Mera uba rwose nta ruhombero afite habe namba. Papa Igor ahita amubaza ati wowe se ko usigaye wicaye urumva ibyo bintu uzabasha kubyihanganira? Mera ati rwose nzabyihanganira kandi nanone ndabizi neza ko nzabishobora, gusa nanone dushobora kumvikana maze wazatangira kubona umwana wawe ari kugenda yiyongera, ukaba rwose waba umpaye avance ntoya kuko nkeneye amafaranga. Papa Igor ati nta kibazo. Hashize nk'ibyumweru 2 nkabona hari impinduka yabaye mu myigire ye, nta kibazo rwose naba nguhaye avance ya 1,5 miliyoni. Mera rero arishima maze akabwira uyu mugabo ati humura ntabwo nzagutenguha, narangije kaminuza ndi uwa mbere mu gihugu cyose, ndi umuhanga cyane, ntabwo rero rwose umwana wawe kumwigisha bizananira, ndabikwijeje. Papa Igor ahita amubwira ati nta kibazo rero ubwo akazi urakabonye, ni ukuzaza ejo tugasinya kontra. Mera rero ataha yishimiye rwose ibyo aba amaze kumva hano, gusa agera mu rugo iwabo agasanga mushuti we yicaye imbere y'umuryango. Ahita amubwira ati Mera uzi ibyabaye se? Ati nyir'inzu yamenye ko mama wawe yarwaye maze ahita azashyiraho ingufuri kuko yatekereje ko noneho nta mafaranga ashobora kuzongera kubona. Mera ati ibintu byose yabikingiranye. Uyu mukobwa ati cyane nta kintu na kimwe rwose gisigaye hanze, byose yabikingiranye avuga ko azafungura ari uko mwamwishyuye. Mera arababara agahinda kakamwica akibaza none uko agiye kubaho bikamuyobera, nta mwenda n'umwe nta kintu na kimwe aba afite. Aragenda rero akajya kwinginga nyir'inzu ariko rwose akanga kumwumva ati nutazana amafaranga nta kintu tuzavugana. Ahita afata icyemezo cyo kugenda maze akaba yibereye ku bitaro, akajya yirarira nyine kwa muganga, bugacya agakora ibyo akora akongera akagaruka kwa muganga. Umunsi wakurikiye rero aragenda akajya nyine gutangira akazi. Nk'ibisanzwe aragenda akagera muri salo areba iyi nzu ukuntu aha hantu rwose ari abakire, aricara maze wa mukozi akaza akamwakira akamuha icyo kunywa. Mera rero aramubwira ati nari nje kwigisha Igore wagenda ukamumbwirira akaza tukiga. Uyu mukozi aragenda akabwira Igore ati bakuzaniye umwarimu mushya ubu rwose yaje gutangira akazi. Igore aramubwira ati ntabwo rwose ndi kujyayo, genda umubwire yuko ndyamye kandi nsinziriye, umubwire ko nta muntu rero ujya unkangura, ubwo arategereza igihe ndi bubyukire. Uyu mukozi wabo atari ko se koko Igore wagiye wiga, wajya ureka kurushya papa wawe? Igore ati urabizi ko nanjye ndi bosi wawe se? Uyu mukozi ahita agenda maze akabwira Mera ati rero Igore araryamye arasinziriye kandi nta muntu ujya umubyutsa, ubwo urihangana nyine uba umutegereje. Mera yicara muri salo akategereza Igore maze kubera ukuntu hashira amasaha menshi arasinzira, haza gushira igihe kirekire agakangukira hejuru agasanga rwose yasinziriye umwanya munini bwije, aba yahageze saa 2 z'igitondo nyamara ubwo saa 10 z'umugoroba ziba zigeze.
bamuha rero ibyo kurya agafata nyine amafunguro, maze wa mukozi yarangiza akamubwira ati ushatse rwose wakwitahira, ubu ntabwo akize aracyasinziriye, urabona yabyuka ryari, itahire uzagaruke kumwigisha ejo. Mira rero ataha ababaye ukuntu aba yiriwe ataniriwe kuri mama we, nyamara n'uyu mwana aba yaje kwigisha akanga rwose kuza ngo amwigishe, gusa nyine nta mahitamo aba afite, arasohoka akagenda avuga ati abana b'abakire Mana nyagasani baragorana, reba nk'amafaranga papa we yatanze ngo bamwigishe, nyamara dore rwose kwiga ni nkaho ntabyo ashaka. Umunsi wakurikiye rero nabwo bigenda kwa kundi, Mera aragenda maze Igor akanga kuza ngo yige. Uyu mukozi wo mu rugo ajya kumuhamagara maze Igor akamubwira ati ni kwa kundi nyine genda umugure kwa kundi. Uyu mukobwa abwira Igor ati ariko ni ukuri ibintu uri gukora sibyo, papa wawe nabimenya azakurakarira, aba yihirinze yakoze ibishoboka byose kugira ngo ubone ubuzima bwiza, ariko rwose amahirwe yawe uba uri kuyapfusha ubusa. Igor ati ntukamvugishe, njye ntabwo nkeneye guterana amagambo na. Uyu mukobwa arasubira muri salo maze akabwira Mera ati rwose ntabwo ari buze, nakwishimiye kukubwira ko ari buze rwose, ariko inama nakugira ni uko n'ubu wakwitahira azagukora ibi bintu ubuzima bwawe bwose. Mera tumva rero nkubwire, mbabarira ubimfashemo maze njye kumwivugishiriza. Uyu mukobwa ati ngewe nkureka ujya mu cyumba cya Igor noneho yanyica. Uyu mukobwa ati bimfashemo rwose njye kumuvugisha kuko agomba kwiga byanze bikunze, nimuvugisha yenda nshobora kumukonvenka maze bikemera. Mera rero akomeza asaba imbabazi uyu mukobwa akamubwira ati rwose mfite mama wanjye urwaye kandi ararembye, nkeneye rero aya mafaranga byanze bikunze, aho twabaga barahafunze ubu simfite aho kuba ndi kuba hanze, bimfashemo ndakwinginze kuko ndahangayitse. Uyu mukobwa ahita amubwira ati nta kibazo, ati ngwino nkujyane. Aragenda akamwereka icyumba cye maze agakomanga. Igor arafungura agahita amubaza ati ni wowe rero wari uje kunyigisha? Mera ati cyane. Igor ati ntabwo ngiye nshaka kwiga, itahire rwose, kubera yuko ngiye nkeneye kuba umuhanzi, ibyo kwiga simbirimo habe na gato, ariko papa wanjye nyine ntiyumva, yirirwa atakaza amafaranga gusa, amafaranga yabahaye akaba yarayampaye nkayikoreshereza indirimbo. Mera arahita amubaza ati urashaka kuba umuhanzi? Ati uraririmba se? Igor ati yego. Ati none se ufite indirimbo? Igor ati cyane. Mera ati ndashaka kuyumva, nyumvisha rwose numva uko bimeze maze nkubwire. Igor ahita yishima, ni umuntu wa mbere aba yumvise amubwira ko akeneye kumva indirimbo ye, akumva niba bishoboye. Ahita aseka maze agahita amufata akaboko ati ndishimye cyane, urashaka kumva indirimbo yanjye? Ngwino nkumvishe. Ahita rero atangira gucuranga ya ndirimbo ye. Mera arayumva maze akagenda yijima, kubera ukuntu rwose iyi ndirimbo iba ari mbi cyane, imena amatwi, ari ikiririmbo umuntu atakumva ngo akirangize. Irarangira rero maze Mera agahita amubwira atumva nkubwire, ibyo kuba umuhanzi rwose byibagirwe, iyi ndirimbo nta muntu wayumva, nimbi, uririmba nabi pe, uririmba nabi cyane. Igor ahita amubwira ati unciye intege, nawe nta soni ni uko umbwiye, urambwiye ngo indirimbo yanjye ni mbi, genda rero nanjye ntabwo rwose nshaka kwiga. Mera rero aramwinginga ngo bige, ariko Igor akabyanga. Mera n'umurangira atashye ababaye cyane nanone. Gusa nyine mama wa Mera aba ari kurushaho kugenda rwose amera nabi. Mera rero ibintu byose biramuyobera, akibaza ukuntu rwose uyu mwana bazabasha kumvikana bikamuyobera. Umunsi rero wakurikiye n'ubundi araza akabwira uyu musore ati ugomba kwiga byanze bikunze, nutiga rwose ndabibwira papa wawe ko wanze kwiga, ibi bintu sinakomeza kubyihererana. Igor yumva niba bibwira papa we biri bube bikurushaho, maze agahita abwira Mera ati nta kibazo, tugiye rwose kujya twiga. Ahita aza akicara muri salo maze agafata ikuteri akishyirira mu matwi. Mera akajya avuga, Igor ati vuga cyane ntabwo ndi kumva. Mera akavuga akenda gusakuza, akenda kumeneka rwose umutwe.
Igor akamwihorera, bigera aho rero akanakuramo ekuteri ariko agakomeza akitekerereza ibindi ku buryo rwose aba ari kwiririmbira atumva ikintu na kimwe. Mira aravuga maze amasaha n'amasaha agashira, yamara kumva rwose amaze kumwigisha akongera akamuha kwizi, ubwo aba ari kumubaza nyine utubazo mu byo aba yagiye amwigisha. Uyu musore asubiza ibintu bicurikiranye gusa. Mira rero agahinda karamwica ukuntu rwose uyu musore adashaka kwiga. Uyu munsi nabwo arataha, buracya rero noneho yagaruka akaza agategereza papa wa Igor, aramubwira ati rwose boss ndakwinginze kuri ya mafaranga wari kumpa umpayeho dukeya, kubera ko nkeneye amafaranga cyane. Papa wa Igor ati ntayo naguha, kubera yuko ntabwo ndabona rwose ko hari resultat byatanze kumwigisha, nintangira kuzibona nzaguha amafaranga, ariko ubu rwose nta kirahinduka aracyameze uko wamusanze. Ibyo rero kumbwira ngo ufite ibibazo, bose niko bambwiraga bakantwarira amafaranga bakigendera. Kuri iyi nshuro nta muntu uzongera kurya amafaranga yanjye uko abonye. Mira aramwinginga ariko papa wa Igor ntamwumve, ahita yatsa imodoka maze akigendera. Mira rero asigara ari kurira rwose, yinjira mu nzu n'ubundi agasubira kwigisha Igor, gusa nta kiba cyahindutse, aba akiri wa wundi nyine. N'ubundi baricara, Mira akamwigisha umutwe rwose ukaruha, nyamara Igor nta kintu kimwe aba yigeze yumva, ntabwo aba amutega amatwi gusa aba yicara aho nyine kugira ngo nyine batazabwira papa we ko yanze kwiga. Umunsi wakurikiye rero noneho Mira ajya kwigisha Igor. Igor ahita abwira uyu mukozi wo mu rugo namuha ibiryo bamuzanira ibyo kurya, aba ari amakaroni, maze akajya arya ikaroni rimwe rimwe. Aricara amasaha n'amasaha agashira, Mira atangira kurakara ati Igor wariye koko ukaza tukiga? Igor ati ngomba kurya ntitonze ibiryo bitaniga. Mira arabireba akabona ko ariko adashaka kwiga kuko aba arya ikaroni rimwe rimwe. Mira rero umujinya uramwica, maze akagenda agafata bya byo kurya akabyoresha n'intoki akabitsindagira mu kanwa ka Igor ati rya vuba ubimare. Igor rero arabimira akanywa amazi menshi biba byenda kumuniga, ahita agira ubwoba akabona uyu mukobwa rwose nta mikino na mikeya afite. N'ubundi araza akicara akishyirira ekuteri mu matwi bya bindi bye nyine ntamwumve. Mira akavugira ubusa yaruha agahita yitahira. Uyu mwana rwose nta kintu na kimwe aba yarigeze ashyira mu matwi kuva igihe baba baratangiriye kwiga, ntabyo aba ashaka habe na gato. Umunsi wakurikiye rero Mira munshuti aramuhamagara ati banguka rwose kwa muganga ibintu bimeze nabi. Aragenda rero agasanga mama we noneho rwose yarembye cyane, nyamara abaganga baba bari kumubwira bati ahubwo nimutabona amafaranga yo kugira ngo tube twamubaga tuzamuguha umutahane, kubera yuko n'ubundi nta kintu turi kumumarira, igihe cyose utarishyura amafaranga ntabwo twakomeza kumuvura. Mira rero aragenda agasanga rwose noneho byakaze, ahita asubira kwa papa Igor yihuta cyane, maze akabwira Igor ati ndakwinginze noneho ngusabye imbabazi, nushaka kumbwira ngo upfukamire mbabarira rwose nkwigishe. Igor ati urumva ushaka ko niga kuko bya nyabyo? Mira ati cyane ni ukuri bimfashemo rwose. Igor ati ubwo hari ikintu nyine nanjye ngiye kugusaba, ni ukugurana, nkeneye videwo nzakoresha mu ndirimbo yanjye. Ubwo rero ugiye kubyina indirimbo yanjye neza nyine uri sexy ku buryo ako kavideo abantu bose bazakareba bakagakunda, nkaba nzagashyira mu ndirimbo yanjye, ubundi nubisoza rwose turahita tujya kwiga. Ahita ashyiramo ya ndirimbo nyine, n'ukuntu noneho Mira yari yayanze cyane kubera ukuntu nyine yari indirimbo mbi. Mira rero arabanza agahagarara akanga kugira ikintu akora, maze Igor akamubwira ati ntabwo ushaka kunyigisha se? Niba ushaka ko niga nyine tangira ubyine. Mira abura amahitamo, maze yakwibuka ukuntu mama we arembye agatangira nyine akabyina ya ndirimbo akayibyina, ari nako rwose Igor ari kumufata akavidewo. Amara kubyina rero maze akamubwira ati ngwino tujye kwiga. Igor araza bakicara muri salo, noneho rwose yigize umwana mwiza.
Mira atangira kumwigisha, yajya amara kumwigisha n'ubundi akamubaza ku byo bamaze kwiga, maze uyu musore rwose akamusubiza ibicurikiranye, cyane cyane yuko ntabyo rwose aba ashaka kwiga. Mira rero akomeza akamwigisha akabona rwose byanze, ahita atangira kumubwira ati ariko ubundi abana b'abakire muba mumeze mute? Kubera iki ubundi Imana yadusumbanyije itaturinganije? Njyewe nkeneye amafaranga yo kujya kuvuza mama wanjye ndetse no kwishyura inzu y'aho tuba, none wowe rwose iwanyu bafite amafaranga menshi cyane, bari kukwishyurira amafaranga atagira ingano kugira ngo wige, nyamara ntabyo ushaka. Ukuntu njyewe narangije muri poromosiyo yanjye ari njye wa mbere mu gihugu cyose, na rwose uri kunsuzugura, ntabwo wakabaye unsuzugura kuko njyewe ndiyubashye, uzi ko umuntu uri hejuru ari perezida wenyine. Igor leta amubwira ati ngo umuntu uri hejuru ni perezida wenyine, cyangwa ahubwo uravuze ngo wowe usumbana perezida? Ati ubundi rero ati niyo mpamvu njyewe ntakeneye kwiga, ubundi se kubera iki nakwiga? Niba wowe warabaye uwa mbere mu gihugu cyose ukaba uri hano uri kunyigisha, urumva ari iyihe mpamvu nakwiga? Ubwo urumva nanjye ndamutse ngize amanota menshi se atari kujya kwigisha abandi? Ntabwo rwose nabivamo, njye ntabyo nshaka erega. Mpora mbibwira papa kandi nawe ndabikubwira, kwiga se bifite ubuhe mumaro? Niba warize nyine ariko ukaba ubura amafaranga yo kwishyura inzu, urumva se nyine kwiga hari akamaro bifite? Mira rero n'ubundi arataha, umunsi wakurikiye ubwo rero araza aba ari kumwigisha imibare, amwandikira rero imibare akayimubwira, maze yarangiza akamubwira ati ngaho rero nshakira agaciro ka x. Igor ahita amubwira ati agaciro ka x se naba nyishakaho iki? X iri hanze, iri hariya ku muhanda, iri inyuma y'igipangu, ibigendagenda aho hose, ntabwo nayishaka ngo nyibone. Ikindi kandi urabizi nyine papa yambujije gusohoka, gute se najya gushaka x? Urumva nayikura hehe? Nta mpamvu rwose zo kwirirwa njya kuyishaka. Ahita atekereza neza ati ahubwo uzi ko mpaye agatekerezo, ati x kubera iki atariyo nakwita izina ry'indirimbo yanjye? Ariko uzi ko byaba ari sawa cyane. Ahita nyine akora ikimenyetso cya x n'amaboko ayishyize mu gituza, ati ati ibi bintu byarya, ati mbega ukuntu uzi ubwenge, ati urakoze cyane kuba umpaye igitekerezo. Mirabo rero ahita arakara, ariko agahita abwira Igor ati wambabariye kuko, wambabariye ukaba concentre tukiga imibare? Igor ati niga kwiga ntabyo nshaka rwose. Mira rero akomeza akavuga, ariko rwose Igor n'ubundi nta kintu kimwe aba ari kumva, bari kubyibereye mu muziki muri telefone. Igor rero abona uyu mukobwa rwose adacika intege, maze agahita amubwira ati ariko ubundi kubera iki rwose uba wigora? Gusa nyine n'ukuntu umeze birambangamira, ntabwo ujya uhindura imisatsi, ntabwo ujya uhindura inkweto, ubura iki kugira ngo ubundi uhindure ibyo bintu byose, uhindure uko ugaragara? Ubu ngubu umwanya uba uri kuntaho ntakeneye kugira ikintu na kimwe menya, ntabwo rwose wawumara nibura uri kwita ku ruhu rwawe, ko yenda byazagufasha kubona umusore w'umukire umeze nkanjye, maze akazagusohora muri ubwo bukene bwose urimo. Ntacyo ubyumvamo? Mira rero yumva uyu umuhungu ari kumumenyera, maze agahita asakuza cyane ati ceceka, igihe wavugiye ntabwo ushobora gufungura umunwa wawe, ceceka sinshaka kumva ibintu byose uri kuvuga. Igor ahita yifata mu misaya ati mana nyagasani, ati umutwe uranyishe, ati ndapfuye uransakurije, ati uransakurije none rwose ndumva umutwe umenetse neza neza. Ahita akomeza yifashe mu misaya, maze Mira agatangira kumubwira ati mbabarira rwose ndakwinginze reka nkwigishe. Igor ati oya ndananiwe cyane, reka ahubwo nigire mu cyumba cyanjye kuruhuka, uransakurije none umutwe wisundya, ubu rero biravuga ko rwose ngomba kuruhuka. Ikindi kandi nkeneye no kujya mu cyumba cyanjye nkirira. Mira ati wambabariye kuko ukarira hano? Igor ati nongere ndira imbere yawe? Uribuka ndira imbere yawe ibyo wankoreye? Wari unyicishije ibiryo neza neza, ntabwo nakongera kurira ahantu ubona. Mira rero amusaba imbabazi kugira ngo rwose agume aho akomeze amwigishe, ariko Igor agahita amubwira ati nagiye, reka njye kwiruhukira.
Merari ahita agenda akabwira uyu mukozi wabo ati ndakwinginze mbabarira rwose umfashe umwumvishe ko ugomba kwiga maze agaruke kuko aka kazi ndagakeneye ndetse n'aya mafaranga ndayakeneye cyane. Uyu mukobwa ahita abwira Mera ati mva nkubwire hari icyo wari wabona se ahubwo ubu rwose nibwo bigitangira ntabwo uramenya Igor ninde ariko uzagenda umumenya buhoro buhoro. Ubu rwose Mera nk'umuntu utarabona na kimwe cya gatatu kibigutegereje. Papa rero wa Igor aba areba ukuntu rwose Mera yitanga akigisha uyu mwana akaba anahamaze iminsi rwose nubwo nta kintu na kimwe aba yumva ariko abandi bahitaga barambirwa maze bakigendera kuko rwose uyu mwana yari agoranye. Niyo mpamvu yanabibabwiye nyine umunsi baza gukora ikizami kugira ngo batangire kumwigisha yarababwiye ati umwana wanjye aragoye cyane birasaba nyine gushyiramo imbaraga uzashobora kumwigisha niba uzatsindira ariya mafaranga. Byari bigoye rero koko kugeza rwose naho Mera yari amaze kumwigisha igihe kinini ariko nyamara nta kintu na kimwe arafata kubera ko ntabyo ashaka. Hanyuma rero Mera yaragarutse n'ubundi agaruka kwigisha uyu musore. Uyu munsi bwo yaraje maze uyu Igor ashyira ekuteri mu matwi arazisakurisha cyane akajya abwira Mera ngo navuge ku buryo ari burushe urusaku amajwi ari muri ekuteri maze akabasha kumwumva. Mera rero yararakaye umujinya uramurenga kwihangana biranga maze ahita amukuramo za ekuteri arazivunagura. Igor ati unyiciye ekuteri uzi amafaranga yose zigura izi ngizi rwose zirahenda cyane. Mera rero warakaye amubwira ati wowe ntabwo bigoye uzagura izindi. Ati rwose muri abanyamahirwe mwavutse musanga byose biteguye ameza yanyu ateguye nta kintu kimwe mwigeze mubura mu buzima mufite byose mufite ibyo kurya mufite amafaranga byose biri imbere yanyu. Nyamara njyewe narindi imbere yawe nkeneye rwose amafaranga yo kwivuriza mama wanjye ariko warangoye wahoraga ushaka ko rwose nsohoka mu nzu yanyu. Ubu rero rwose ngwaye uburenganzira bwawe reka nigendere. Igor ahita amubaza ati none se ugiye hehe ati ariko n'ubundi ushobora no kuba ufite n'andi mahitamo ntawamenya. Mera ahita amubwira ati amahitamo nkuye hehe ubu ndi hano ntabwo mfite aho gutaha inzu ndabagamo barayifunze narabikubwiye urumva mfite ayahe mahitamo ariko rwose ntabwo naguma hano. Ngaho guma mu buzima bwawe guma mu muziki wawe guma rwose wishimisha Imana yaguhaye byose uri mu bisubizo. Aya mahirwe ufite yifuzwa na benshi ariko batayabona. Wowe rero rwose ko udashaka kwiga ngaho igumire mu byo ushaka. Ahita rero afungura urugi maze akisohokera. Gusa muri kano kanya noneho Igor aba yatuje ntabwo aba agifite urusaku rwinshi aba yamaze kumva amagambo yose Mera yamubwiye maze ahara kumva nko mu mutima we arababaye. Igor rero abazi ko rwose ari imikino Mera atagenda nyamara rwose aragenda agahagarara muri etaje akamureba afungura igipangu akakirenga agahita afata umuhanda. Gusa Mera rwose uri kugenda aba agenda arira inzira yose kandi asakuza arahagarara akarira akongera agakomeza akagenda arira aba rwose ameze nk'umuntu utazi aho agiye ariko nanone nta mahitamo aba afite kuko n'ubundi n'aha ngaha bari gukora nta kintu kiba kiri kugenda. Aragenda rero maze rwose akarenga Igor ari kumureba ari muri etaje. Igor ahita agenda akicara mu cyumba cye maze agatangira gutekereza akibuka amagambo yose Mera yamubwiye ukuntu yamubwiye ati mama wanjye araryamye ku buriri kwa muganga ari hagati y'urupfu no gukira inzu twabagamo irafunze ntaho gutaha mfite. Byose arakomeza akabyibuka maze akazunguza umutwe akavuga ati ariko rwose nanjye nta mutima ngira neza ubundi ubu ni gute ntabona ko uriya mukobwa ababaye kandi cyane nyamara nakabaye mufasha. Ahita rero agenda akajya mu gikoni maze akabwira wa mukozi wabo ati ndagira ngo rwose umfashe ndashaka nimero za wa mukobwa unyigisha. Uyu mukobwa rero ahita amubwira ati hoya ntazo mfite ariko papa wawe arazifite kuko rwose niwe wamwangaje. Ati ubundi se umeze neza uramushaka se kuko bya nyabyo nta kibazo ufite kubera ko uyu mukobwa aba areba ukuntu Igor yatuje akabona ntibisanzwe.
Igor ahita amubwira ati yego meze neza ubwo reka nkomeze njye kuzishaka. Igor rero yinjira mu cyumba cya papa we maze agatangira kureba mu madosiye ye yose, ajya kubona rero akabona abonye dosiye ya Mera, ahita abona nyine aderese ye yaba aho atuye ndetse nyine na nimero ze za telefone, ahita abifotora byose na telefone, maze agahita agenda agatangira kumuhamagara, gusa aramuhamagara inshuro nyinshi cyane ariko Mera ntabwo amwitaba. Igor rero ahita afata icyemezo cyo kujya kumushaka mu rugo iwabo kuko rwose yari yabonye aderese, aragenda rero akajya mu rugo iwabo ariko agasanga hari mushuti we, aramubaza ati none se wambwira ahantu Mera ari ko rwose namuhamagaye ariko akaba atari kunyitaba. Uyu mushuti wa Mera ahita abaza Igor ati ubundi se wowe urinde? Ati nitwa Igor. Ati ntabwo nkuzi. Igor ati ndi umunyeshuri we. Uyu mushuti wa Mera ahita aba arakara ati ni wowe wamutesheje umutwe bigeze hariya? Ati gusa uri umwana mubi, wakureba ukuntu uri mwiza ku isura ariko rwose uri umwana mubi pe, ufite umutima mubi cyane, nta mutima wa kimuntu ufite. Igor ati ariko se wowe nta nubwo turamenyana none utangiye kunsomera. Uyu mushuti wa Mera ati rwose nagize amahirwe kuba ntaramenyanye nawe kuko njye ntabwo nari kukwihanganira, gusa nanone aho kugira ngo ube uri guta umwanya hano wakabaye ujya kumureba kwa muganga. Igor ahita amubwira ati mpa aderese ze maze njye kumureba, ndangira nyine kuri ibyo bitaro. Mera rero we ajya kureba mama we, akinjira mu cyumba aba arwariyemo maze akabona rwose ntabwo ari kunyeganyega, aragenda rero agatangira kumuhamagara ariko ntiyitabe, aramunyeganyeza ntanyeganyege, yajya azamura ukuboko yakurekura kukagwa nk'igiti, arakomeza akamuhamagara maze akabona rwose nta kunyeganyega, yamukora akumva arakonje, ahita atangira rero gusakuza ahamagara abaganga ati nimuze murebe mama wanjye ntabwo rwose ari kunyeganyega, ntabwo ari kumvugisha. Muganga rero araza maze akamukoraho akamupima agasanga umutima rwose wahagaze kera, nta kintu na kimwe kiba kikiri gukora, ahita afata amashuka maze akamworosa kugeza ku mutwe. Mera ati ko mworoshe hose muga bimeze bite? Kuki uri korosa mama wanjye, uragira ngo umuheze umwuka? Umuganga ati urihangana kuko rwose byarangiye, yarangije kuducika. Mera rero ati hoya ibi bintu ntabwo byashoboka, aratangira akarira, ararira akicara hasi akigaragura, ntabwo rwose aba abyumva habe na gatoya ukuntu mama we agiye. Mera rero yicara ku gitanda cya mama we maze agakomeza kurira cyane. Igor nawe ubwo aba ageze kwa muganga maze agahita yinjira muri iki cyumba baba bamurangiye, aba akinjira rero agasanga niko rwose mama wa Mera akimara kuvamo umwuka, ubwo Mera aba arira cyane bikabije. Igor ahita yikanga, araza rero rwose nta n'ugize icyo amubwira, agahita abona uko byagenze, ahita yegera Mera kugira ngo amuhoze, maze Mera agahita amufata akaboko akenda kukajugunya. Mera kandi ahita asohoka yiruka maze rwose akagenda agahagarara kuri esikariye. Niko rero kandi na Igor amusohoka inyuma maze akaza akamuhagarara iruhande. Mera aba ari kurira cyane, arahindukira akabona Igor maze akamubwira ati warakoze cyane, warakoze rwose. Ahita yiruka rero n'ubundi akongera akava iruhande rw'uyu musore, ntabwo aba ashaka kumureba. Igor nawe ahita asigara ari kurira, agahinda kaba kamwishe, aba yabonye ibintu byose byabaye maze akabona ko yabigizemo uruhare. Igor rero ataha rwose ubona ameze nk'umuntu koko wapfushije umuntu, wagira ngo wapfuye yari nk'umubyeyi we. Yinjira muri salo atavuga, agenda akuba ibirenge, acecetse cyane rwose mu buryo budasanzwe. Papa we rero wicaye muri salo ahita amubaza ati Igor uvuye hehe? Ntabwo nakubujije gusohoka, sinakubwiye ko utagomba kurenga aha, uvuye hehe? Gusa nyine aramwitegereza maze agahita aterwa ubwoba n'ukuntu uyu mwana aba ameze, ati Igor wabaye iki?
ninde wagukubise? Niki kintu wabuze? Ko mbona rwose umeze nk'umuntu ufite ibibazo byinshi, byakugendekeye bite? Igor rero nta kintu na kimwe asubiza papa we, ahubwo ahita akomeza maze akajya mu cyumba cye, aragenda agahita afunga n'urufunguzo maze akarira cyane, ararira rwose agasakuza ku buryo n'abari hanze babyumva, aba afite agahinda kaba kenda rwose kumuturitsa. Papa we rero amusanga mu cyumba maze akamubaza ati mwana wanjye wabaye iki noneho ko utangiye kuntera ubwoba? Igor uri mu marira menshi ati papa, ati mama we yapfuye. Papa we ati mama wande se kandi wapfuye? Igor ati mama wa Mera, ati yapfuye nigereye kwa muganga niboneye ukuntu Mera yari ameze, ati sinumva ukuntu ntagira umutima ku buryo rwose ntaretse anyigisha ngo maze umuhembe ariya mafaranga. Papa wa Igor nawe ati mwana wanjye agahinda karanyishe koko twaramutereranye, ahita ahobera umwana we maze akamubwira ati ntabwo ari we wenyine ahubwo nanjye nta mutima ngira, uzi inshuro zose yampagaritse ambwira ko afite ibibazo ngo mbe muhaye amafaranga make maze nkagira ngo nawe ni umutekamutwe nka ba bandi bose nkayamwima. Ubu ngubu nibura wabona niyo mba narayamuhaye aba yarabashije kuvuza mama we, nanjye rwose ndi umunyamakosa nkawe kubera guhemukirwa cyane, nageze aha abantu bose mbatera icyizere n'impuhwe zirashira, twese rero rwose turi abanyamakosa. Papa wa Igor ahita akomeza abwira Igor ati gusa nyine tugomba kumuba hafi mu buryo bushoboka bwose kuko rwose ubu ngubu nibwo adukeneye. Buracya rero maze Igor akongera agasubira kwa wa mushuti wa Mera maze akamubaza ati wambabariye ukandangira ahantu Mera ari? Uyu mushuti we aramubwira ati uramushakira iki se ubundi? Uje kumutumira se mu birori? Igor ati ibirori by'iki se kandi? Atuje kumutumira nibura mu birori ko wabonye diplome ngo mwishimane, uramushakira iki? Uyu mushuti kandi wa Mera ahita abwira Igor ati ubu ngubu rwose Mera yibereye mu kiriyo, nta mwanya rwose afite wo kuvugana nawe, genda kandi mvira mu rugo. Igor rero aragenda ariko rwose akagenda ababaye n'agahinda kenshi. Umunsi wakurikiye rero Igor afata noneho ibitabo maze akongera agasubira kureba Mera, aragenda agakomanga akabura umufungurira ariko agahita yicara imbere y'umuryango maze agatangira kwiga noneho rwose biri siriyasi, ariga ari kwigisha maze n'ubundi amasaha yarangira agahita afata ibitabo bye agataha. N'umunsi wakurikiraho nabwo arabyuka nabwo akaza agakomanga akabura umufungurira, nyamara aba abizi neza ko rwose Mera arimo imbere, arongera akicara maze akiga akaruha agasinzirira ku gatebe kaba kari aho hanze, yakanguka akongera akiga. N'ubundi buracya akongera nanone akagaruka nyine n'ibitabo, niko kandi na papa wa Igor aba ari gushakisha rwose Mera ariko yaramubuze, nta muntu umwe aba ashaka kwitaba kuri telefone, abantu bose rwose aba yarabihoreye, aba yifitiye agahinda kenshi. Noneho umunsi wakurikiye Igor agaruka rwose yafashe icyemezo ko bagomba kumufungurira byanze bikunze, araza agakomanga ku rugi maze akamubwira ati Mera, ndabizi ko rwose urimo, ndakwinginze mbabarira narakubabaje ku buryo ibibazo byinshi wagize nanjye nabigizemo uruhare, gusa noneho niteguye kwiga kandi nanone nkumva rwose ibyo umbwira nkanabifata mu mutwe, ntabwo rwose uzajya umbwira byinjira mu gutwi kumwe bisohokera mu kundi, niteguye kukumva ukanyigisha kandi nkabifata, washaka ukazajya umbwira twiga umunsi wose naruhutse nta kibazo nzabikora, none ashaka uzajya umbwira nze kwigira hano, ahubwo nunabishaka urinyigisha uri mu nzu mo imbere nanjye ndi hanze nzabyumva kandi mbifate mu mutwe ndabizi, ndakwinginze rwose mbabarira. N'ubundi rero Mera aramwihorera rwose ntagire ikintu kimwe amusubiza,
Igor rero amara gutaha maze mushuti wa Mera akamubwira ati ni ukuri sinumva rwose impamvu nawe uri kwiha igihano. Reba imbaraga zose wakoresheje kugira ngo ujye kwigisha uriya mwana. Tekereza urugendo wakoraga rwa buri munsi n'amaguru kugira ngo ujye kumwigisha. None niba rwose yemeye kwiga kubera ko utagenda ukamwigisha maze bakakwishyura amafaranga bari bakwemereye, ko rwose nubwo mama wawe atagihari ariko ariya mafaranga yagufasha gutangira ubundi buzima, yagufasha kubona aho kuba, yagufasha kubona ibigutunga, yagufasha rwose mu buzima ukongera ukiyubaka. Mera rero ahita abwira uyu mushuti we ati iyo uriya mwana aba yaremeye mbere hose kwiga, ubu rwose mama wanjye ntabwo aba yarapfuye, aba akiriho kuko mba naramuvuje. Umushuti we ati yego ndabyumva, yabigizemo uruhare ariko nawe bigufitiye inyungu, ikindi kandi yagusabye imbabazi. Papa we yirirwa aguhamagara ntushaka kumwitaba, wakabaye rwose aba bantu ubavugisha. Umushuti we kandi aramubwira ati ariko ubundi utabarenganyije wigeze ubwira papa Igor impamvu ukeneye ayo mafaranga? Mera ati ntabwo nabimubwiye. Ati ntiwumva se ko udakwiye no kumurenganya we? Iyo waramubwiye rwose ibibazo byose wari ufite aba yarabikemuye, ariko wamubwiraga ko ufite ikibazo gusa ntugisobanure. Igor rero we arataha yagera mu rugo, papa we akamubwira ati ariko mwana wanjye ko ugiye kuzicwa n'agahinda. Igor ati rega papa yanze kongera kumvugisha, ntanyitaba kuri telefone, njya kumushaka ariko rwose ntabwo yemera kumvugisha. Ni njye namwiciye mama we, mba numva mfite agahinda ku mutima, ntabwo ushobora kubyumva. Nibutse ukuntu mama wanjye yapfuye nkiri mutoya, maze rwose ntekereza ko ari nanjye wishe mama wa Mera, kubera ko iyo mba naremeye kwiga uba waramuhembye maze akamuvuza. Papa ati mwana wanjye ihangane, gusa nyine namara gutuza buriya aracyafite agahinda kenshi, azatuvugisha maze tumusabe imbabazi. Njyewe rwose nuko ntigeze mbimenya, nagize ngo ni ubutubuzi nyine nka bwa bundi birirwa bantuburira. Iyo mbimenya rwose mba narayamuhaye amafaranga akagenda akamuvuza, ariko sinabimenye. Ndamusaba imbabazi rwose nubwo atarabasha kunyitaba, ariko nanjye mpora musaba imbabazi. Igor rero amara kuvugana na papa we maze agahita ajya mu cyumba agatangira kwiga, aba noneho yiga ashyizeho umuhate. Papa we rero aza mu cyumba cye agafungura ariko ataravuga, agahita abona umwana ari concentre cyane, ari kwiga noneho rwose yashyizemo umuhate cyane, umutima rwose ubona uri ku masomo. Ahita rero amwihorera maze agahagarara agakomeza akamwitegereza. Arasohoka akegekaho gakeya maze akagenda akicara muri salo, agahita avuga ati ariko ni ukuri Mera rwose yabigezeho, kubera ko ni ubwa mbere mbonye umwana wanjye yiga abyishimiye kuriya, ni ubwa mbere mubonye yicaye wenyine ari kwiga. Iyi ntsinzi yose ndi kuyikesha Mera, iyo ataza kuba we rwose ntabwo umwana wanjye yari kuzigera afata igitabo na rimwe. Ahubwo ni uko rwose Mera atari kunyitaba, ntifuza kumushimira maze kandi nkamusaba imbabazi, ariko nkanamubwira ko umuhate wose yakoresheje utigeze upfa ubusa, ko rwose yabigezeho. Ubu ngubu Igor yatangiye noneho rwose kunyereka impinduka. Umunsi wakurikiye rero papa Igor aragenda akajya kwa Mera, we rero arakomanga akamubwira ati ni njyewe rwose nje kukureba. Mera rero arafungura maze akamusuhuza, agahita bagenda bakajya ku modoka ya papa Igor bagatangira kuganira. Papa rero wa Igor abwira Mera ati ndakwinginze mbabarira rwose, umuhungu wanjye niwe wambwiye ibyabaye byose, niwe wambwiye ko mama wawe yakoze agisida yararwariye kwa muganga maze nyuma akaza gupfa. Ntabwo rwose nari narigeze mbimenya, iyo mbimenya mba naraguhaye amafaranga, ariko nawe ntabwo wigeze unsobanurira. Mera ati nawe ntabwo wigeze umbaza ikibazo mfite, gusa nanone ibi bintu ntidukwiye gukomeza kubivugaho kubera yuko n'ubundi mama yarangije kwigendera, nta mpamvu zo gukomeza kubivuga.
Papa Igor ati umbabarire rwose kubera guhemukirwa n'abantu kenshi natereye abantu icyizere, umbabarire kuba nawe warabigendeyemo, nagize ngo nawe uje nk'abandi bose kuntwarira amafaranga ukigendera. Papa Igor rero abwira Mera ati ndishimye cyane, ndishimye rwose kuba imirimo wakoze yose yaratangiye gutanga rezilita. Umuhungu wanjye ubu ngubu rwose yatangiye kwiga ari wenyine kandi rwose amaze gufata ibintu byinshi, biragaragara ko rwose hari ikintu amaze kwiyungura, ibyo byose ni ukubera wowe. Mera ati hoya ntabwo ari ukubera njyewe, ashobora kuba yarafashe icyemezo cyo kwiyigisha wenyine ariko ntabwo ari njyewe wo kubishimirwa. Papa Igor ati ni wowe, kubera ko rwose ibintu byakubayeho ndetse n'ibyo mwabanyemo byamuhaye, nibyo byamuteye imbaraga zo noneho zo gukora cyane kugira ngo abashe kwiga. Papa Igor rero abwira Mera ati hanyuma rero ndagira ngo ngusabe ibintu bibiri. Icya mbere ndifuza ko ejo twazahurira ahantu maze tukaba rwose twasangira ako kunywa tukaganira. Ndifuza rwose kukuba hafi kugira ngo uruhuke mu mutwe kubera ko ibyo wanyuzemo ni byinshi kandi bibi. Ikindi rero cya kabiri, ndifuza ko rwose ibyo watangiye wabisoza. Ndifuza ko wagaruka maze ugakomeza ukigisha Igor, kubera ko rwose wari ugeze kure kugira ngo usoze ibyo watangiye. Mera ahita abwira Papa Igor ati ni iki kikubwira se ko umuhungu wawe yifuza ko twongera kwigana? Papa Igor ati ikibimbwira ni kimwe, ni inshuro zose yazindutse aza kukureba hano, ni inshuro kandi yigiye imbere y'umuryango wawe ari kwiyigisha. Ikindi kandi yabinyibwiriye n'umunwa we ko rwose yifuza noneho kwiga kugira ngo uzabe noneho proud ye, uzabone ko nyine hari icyo yakoze. Ibyo byose rero binyereka ko nyine rwose akeneye kwiga, ugarutse mwakomeza. Mera ati ibyo ndabitekerezaho, ntabwo rwose nahubuka ngo mpite mfata umwanzuro. Icyo gusangira ejo bwo cyo nta kibazo rwose, tuzahura maze dusangire. Umunsi wakurikiye rero barahura maze rwose bakicara ahantu bagatangira rero kubwirana iby'ubuzima bwabo. Mera abwira neza cyane Papa Igor ukuntu byagenze, ukuntu rwose yabayeho abana na mama we wenyine kubera ko yatakaje papa akiri mutoya, ukuntu mama we yari intwari ye, ukuntu yari byose bye. None rwose umunsi yabonye diplome nziza cyane ariko mama we yamucitse atamwituye ineza yamugiriye y'ukuntu yiriye akimara kugira ngo abone uko yiga. Nyamara rwose aho yari ageze kugira ngo nawe abe yabona amafaranga maze akure mama we mu bukene yari arimo, anamukorera ibintu byose byiza yahoze yifuza, ariko rwose mama we yagiye. Papa Igor rero nawe abwira Mera ukuntu rwose mama wa Igor yapfuye Igor akiri mutoya, maze uyu mugabo akiyemeza kutazagira undi mugore ashaka kugeza igihe umwana we azakurira, kuko yumvaga rwose adashaka umuntu uzamufatira umwana nabi. Mera rero aramubwira ati ariko ni ukuri wabaye umugabo w'intwari, ukuntu wabashije kwihangana iyo myaka yose. Ikindi kandi umwana wawe rwose wamwitayeho, nubwo nyine ubona afunze umutwe ariko ni ukuri wakoze ibishoboka byose. Reba amafaranga yose wemera ugatanga kugira ngo yige. Papa Igor ati nta kintu ntakorera umwana wanjye kuko niwe mfite kuri ino si. Baraganira rero maze rwose bagatandukana, ubona Mera yatangiye kuruhuka kubera ko aba yavuze byinshi ku buzima bwe, umutwe we noneho rwose uba waruhutse. Papa Igor rero aramutahana maze bageraho Mera ari buviremo. Papa Igor ahita afata sheke iriho 1,5 miliyoni maze akayihereza Mera,
ati twari twavuganye yuko nimbona umuhungu wanjye yatangiye kugira ibyo agaragaza nko kwisubiraho kandi nanone nko kuba hari ibintu azaba yatangiye gufata mu mutwe ko rwose nzaguha avance. Umuhungu wanjye rero ari kunyereka icyizere rwose, niyo mpamvu rero ngomba kuguha avance yawe nk'uko twabivuganye, njyewe ndi umugabo utajya wisubiraho ku ijambo. Merata ariko nyamara ntabwo umuhungu wawe nigeze mwigisha. Papa Igor ati ariko n'abandi burya bamunyuze imbere kandi bigenda nk'uko nawe byagenze, ariko nta kintu na kimwe yigeze yiyunguraho, ariko ubu rwose afite umuhate wo kumenya byinshi kandi biranagaragara ko hari byinshi rwose amaze kumenya. Ni ukubera wowe rero ayo mafaranga yafate ni inyishyu yawe, ndetse rwose ndifuza yuko uza ukanamwigisha maze igihe cyagenwe kikarangira nkaba naguhemba amafaranga yawe yose twumvikanye, kuko rwose wabikoze neza cyane. Mera rero afata ya sheke maze agahita abwira Papa Igor ati urakoze cyane, aya mafaranga ngiye kuyakoresha nshaka aho kuba nitegure nshake n'imyenda, maze rwose nzagaruke kandi nkomeze nigishe Igor nk'uko bisanzwe. Mera rero arataha maze akabwira mushuti we ukuntu ibintu byose byagenze, akamubwira ati ubu noneho ngiye gushaka inzu maze ibintu byose mbishyire ku murongo, ngomba nyine gusubira kwigisha Igor. Uyu mushuti we ahita amubwira ati urakoze cyane rwose ufashe umwanzuro mwiza, genda iriya ni intangiriro y'ubuzima bwawe, ayo mafaranga ntabwo wayirengeshwa, ikindi kandi uriya mwana nawe ntabwo ari umwana mubi, yagusabye imbabazi rwose nubwo utaramuvugisha ngo unamubwire ko wamubabariye. Buracya rero mu gitondo maze Mera akambara agafata ibitabo akajya kureba Igor ngo amwigishe, gusa Igor nawe abasanzwe abyuka rwose yiga, ntabwo aba azi ko azongera kubonana na Mera, ariko aba yarafashe umwanzuro wo kwiga akiyigisha kandi akazabona amanota menshi. Aba yicaye muri salo rero n'ubundi ari kwiga ubona rwose ashishikaye, ajya kubona akabona kuri geti Mera arinjiye, ahita ahaguruka yiruka maze akagenda amusanganira rwose ateze amaboko, biba bigaragara ko yari amukumbuye, aragenda akamuhobera maze akanga kumurekura, amureba mu maso akongera akamuhobera, aramubwira ati ndakwinginze rwose mwarimu wanjye mbabarira rwose, ndabizi ko nagukoreye amakosa ariko mbabarira, ubu nafashe umwanzuro wo kwiga ntabwo nzongera kukugora rwose, niba ushaka kongera kunyigisha uzajya unyigisha igihe cyose ushakiye, unyigishe ibyo ushaka byose, sinzongera kukugora n'umunsi n'umwe. Mera ahita amubwira ati narakubabariye rwose, kandi umuhate rwose washyizemo mu kwiga papa wawe yarabimbwiye, ni nawe utumye ngarutse kukwigisha, kuko nyine narabyumvise ko wahindutse bya nyabyo, kuba usigaye wigisha wenyine uri mu rugo byanyeretse ko nyine nawe wafashe icyemezo cyo gushaka gutegura imbere hazaza. Igor rero ahita abwira Mera ati ubu rwose ngiye kujya niga, nta byo kuba mfite ekuteri hafi yanjye na telefone nzajya nyisiga mu cyumba, iby'imiziki ubu narabyibagiwe, ubu umutima wanjye uri ku masomo gusa. Mera rero ahita amubwira ati n'ubundi nari nje kukwigisha, ubwo rero reka dukomereze aho wari ugeze. Igor ati mbanza umbwire ikintu rwose uri bufate, uranywa agacyayi se cyangwa nkuzanira amazi cyangwa akaji? Mera rero ahita aseka, ni ubwa mbere uyu musore aba amubajije ikintu nk'icyo, ubundi rwose aba yarabaga yifitiye umutima mubi gusa. Ati genda rwose unzanire icyo ushaka cyose ndakinywa. Ahita agenda rero akamuzanira akaji, ati ngaho rero ba nyine unyigisha uri no kunywa kugira ngo utaza kugira inyota. Atangira kumwigisha rero akabona ntabwo ari wa Igor yari azi, aba noneho amubwira akumva yatangira kumubaza ibibazo agasubiza, bigaragara ko rwose aba yakurikiye. Bamara kwiga rero ku munsi wa mbere, maze Mera agashimira cyane Igor ukuntu noneho rwose yabaye umwana mwiza. Igor ati humura ibi bizahoraho gutya. Mera rero ahamagara papa wa Igor maze akamubwira ati nibyo koko rwose Igor yarahindutse kandi ni umuhanga cyane, ni uko gusa ataba ashaka kwiga, iyo umwigishije arafata buri kimwe cyose wamubwiye ku buryo umusubirishamo ukajya wumva nta na kimwe yibagiwe.
papa rero wa Igor akomeza rwose gushimira Mera. Ikindi kandi akomeza no kuzajya asohokana nyine Mera kenshi, aba ashaka ko uyu mukobwa yibagirwa ibintu byamubayeho maze akongera agasubira mu buzima busanzwe. Gusa baba bari kumwe bicaranye, maze papa Igor akajya areba Mera cyane, akamureba mu maso, akareba ukuntu uyu mukobwa atuje, akareba kandi ukuntu agira umuhate mu buzima, maze agakomeza kugenda rwose yumva amwishimiye. Umunsi umwe rero baba basohotse bari gusangira, maze papa Igor akabwira Mera ati hari ikintu nshaka kukubwira, gusa kirankomereye, maze iminsi myinshi ngitekerezaho, ariko nanone kukikubwira rwose nabiburiye imbaraga. Mera rero ahita amureba mu maso cyane ati mbwira nta kibazo, ati ndakumva mbwira. Papa Igor areba hasi, maze akongera akubura umutwe akareba Mera akamubwira ati nyuma y'imyaka myinshi cyane wongeye rwose utuma niyumvamo urukundo nkunze umuntu, watumye santima zari zarasinziriye muri njye zongera kubyuka, watumye nongera kugira ibyiyumviro byo kuba nagira umusheri. Mera rero arakomeza akamwitegereza ati bimbwire neza, ati none se ubu ufite umukopine? Papa Igor ahita aseka, maze agakomeza akareba mu maso uyu mukobwa ati ni wowe nkunda, ndagukunda cyane rwose. Ahita amwegera rero maze akaba aramusomye. Mera rwose ataragira n'icyo asubiza, ahita nawe aceceka, maze akabura ijambo na rimwe asubiza uyu mugabo uba ari rwose ari na mwiza. Mera rero ahita abwira papa Igor ati gusa njyewe ndakwishimira, ariko sinari narigeze ntekereza ko hagati yanjye nawe haba harimo urukundo, cyane ko nabonaga rwose turi amaboko atareshya. Gusa nyine ubwo nzabitekerezaho, cyane ko rwose iyi bizu yawe inkoze ahantu, numvise nyine nanjye ngize ibyiyumviro ntigeze niyumvamo kuva nabaho. Papa Igor ahita aseka ati ako kantu rero ni sawa. Hashira iminsi rero maze Igor akicarana na papa we muri salo. Igor abwira papa ati papa, sinzi impamvu mba numva nishimiye mwarimu wanjye cyane, mba mbona ari umuntu mwiza, sinzi ukuntu nyine mba mwiyumvamo, gusa ndamukunda nyine, mba mbona rwose yasaba umumama mwiza. Papa we rero araseka ati noneho se usigaye umwiyumvamo cyane? Igor ati cyane, nsigaye mbona rwose ari inshuti yanjye, mba numva namuganiriza ibintu byinshi, mba numva ndetse nanamugisha inama nyinshi mu buzima, kubera ko nabonye afite umutima mwiza. Papa Igor ati nanjye narabibonye rwose ko afite umutima mwiza, ikirenze kuri ibyo ndamukunda cyane cyane. Igor ati nibyo se koko? Papa ati cyane, ati ahubwo abinyemereye yazaba mama wawe w'ahazaza. Igor ati ibyo bintu nabikunda cyane, nabikunda rwose, kuko mba mwiyumvamo ukuntu kandi mba mbona duhuza. Papa we arishima, maze bagafatana mu kiganza n'umuhungu we. Igor ahita abwira papa ati kandi papa, ndagushimiye rwose ukuntu wihanganye ugakomeza ukambera umubyeyi mwiza, nuko rwose njyewe nari narakubereye umuhungu mubi. Warakoze cyane rwose kunyitaho maze ntucike intege, ugakomeza kunshoramo amafaranga nuko wabonaga rwose ntacyo nshoboye. Ubu rero rwose papa, nagira ngo nkubwire ko ibintu by'umuziki nabivuyemo burundu, icyo ngamije ubu ni ukwiga nkabona diplome, ngakomeza nkiga, mbese nkiga ku buryo nzaguhesha ishema mu bandi babyeyi bose. Papa wahita ahobera umuhungu ati nuko umuhungu wanjye, ubundi ni wowe nifuzaga. Uyu munsi rero papa Igor ahita ahamagara Mera akamubwira ati ndagushaka. Barahura rero n'ubundi basohotse, maze papa Igor agahita abwira Mera ati uyu munsi rero nagira ngo ngushimire
kandi rwose nguhe igihembo cyawe kubera ko ngewe n'inkawe ziritana amaze kuzibona. Mira ati kandi wari waravuze ko uzaduhemba ari uko umaze kubona amanota umwana azagira. Papa Igor atumva nkubwire, birenze no kuba ari amanota, ubu noneho umusaruro ndi kubona nta naho uhuriye n'uwo nari kuzabona amaze gukora ibizami, birarenze kure cyane. Uwakoze ahubwo ibishoboka unakuba inshuro nyinshi, ndifuza rwose kuguhemba umushahara wawe wose kuko warawukoreye. Amuhereza sheke rero maze Mira yareba agasanga ni miliyoni 5 zuzuye. Ati none se kandi ko umpaye miliyoni 5 zuzuye wari warampaye miliyoni n'igice? Papa Igor ati ibyo bifate rwose nk'aho ariya naguhaye yari ayo kugira ngo witegure kuza kwigisha umwana wanjye, uyu rero niwo mushahara wawe. Mira rero arishima maze akabika sheke ye, ahita anabwira kandi Papa Igor ati nabitekerejeho neza nsanga rwose nta kintu cyambuza kuba najya mu rukundo nawe, cyane cyane ko ndakwishimira. Ikindi kandi imyitwarire yawe ni nkaho unyizi kuko maze igihe kinini cyane ngenda mu rugo rwawe, sinigeze mbona hari umukobwa wahaje. Uritonda, uri umugabo mwiza, uri responsable, ndagukunda cyane. Rero nanjye nasanze rwose uri umugabo w'inzozi zanjye. Ikindi kandi Igohe n'ubundi nawe rwose amaze kunyiyumvamo, mbona duhuza, ni umwana mwiza, nyine ntabwo byangora rwose kuba umukunzi wawe. Papa Igor rero ahita areba uyu mukobwa mu maso maze akaba aramuhobereye, akongera akamusoma ati ndishimye cyane, uyu munsi unkoreye umunsi rwose. Iyi nkuru nziza rero ngomba kuyibwira Igor ko noneho rwose wananyemereye kuba umukunzi wanjye. Barishima rero bagasangira, maze Mira agataha. Gusa abwira nyine Papa Igor ati ariko nubwo rwose unyishyuye, ni hahandi nzakomeza niyigishirize umuhungu wanjye kugeza agiye gukora ikizami. Iminsi rero irihuta, maze igihe cyo gukora ikizami cya Igor kikagera, aragenda rero agakora ibizami, maze rwose bakaguma nyine bategereje uko amanota azaba yifashe. Gusa rero muri icyo gihe Papa Igor aragenda agashakira akazi Mira, amushakira rero akazi keza cyane kazajya kamuhemba neza kandi kajyanye n'ibyo yize. Aramuhamagara akamubwira ati ndagushaka. Bahurira mu modoka, agahita amubwira ati nakuboneye akazi muri kampani nziza cyane. Mira ati koko se wamboneye akazi? Papa Igor ati cyane, ubu rwose ugiye kujya ukora akazi noneho katari ibiraka. Mira arishima maze agahobera Papa Igor ati burya umugisha wanjye wari uri mu rugo rwawe. Papa Igor ati nawe uri umuntu mwiza kandi ugira umuhate ku buryo umuntu uwo ari we wese rwose yakwifuza kuguha n'izindi serivisi wakenera zose mu buzima. Hashira iminsi rero maze amanota agasohoka. Papa Igor ndetse na Mira baba bicaye nyine muri salo bamutegereje kuko rwose aba yagiye kuyareba. Bajya kumva bakumva arakomanze. Papa we yihuta ajya gufungura, aba afite amatsiko yo kumenya uko umwana we byagenze. Aramufungurira maze Igor akaza, ubona rwose atishimye, ubona nta mbaraga afite. Papa ahita amubaza ati byagenze bite mwana wanjye? Mira rero nawe rwose ubwo ahise yijima, ahita amubaza ati Igor, kuri kuntera ubwoba, byagenze bite koko? Tubwire ndakwinginze. Igor ahita abasimbukira ati nagize 350 kuri 400 pa. Ati Mira ngwino hano, igira hino nguhobere kubera ko intsinzi yose niwe nyikesha. Arabahobera bafatanye, bose bakishima, bakamuterura bakamushyira hejuru kubera ukuntu rwose baba bishimye. Papa we aramureba akongera akamuterura ati mwana wanjye utumye numva rwose ndi proud yawe, ati ndakwishimiye ubyumve. Barongera bagahoberana, maze Papa agahindukira agahobera Mira ati ibi byishimo byose ni wowe wabizanye mu muryango wanjye, ni wowe rwose umpaye umwana nifuzaga,
kubera ko ni uku nahoze nifuza Igor ko yamera ariko nabonaga ntazi inzira bizanyuramo, none ibi byishimo ni wowe ubindemeye. Barongera rero bagahoberana bose, maze papa Igor agahita ababwira ati umva uyu munsi ntabwo turi burye mu rugo, mwese nimuhite mwitegura maze mbasohokane mumbwire ahantu hahenze mushaka niho ndi bubajyane. Ndishimye ku buryo munambwiye ko mushaka kurara mu ndege rwose nabajyanayo mukararayo, ndishimye ntabwo mwabyumva. Aba ari kuvuga nyine ibintu bisekeje gusa kubera ibyishimo aba afite. Mera rero nawe aba yishimye ko rwose ibyo yakoze byatanze umusaruro. Igor we rero biba ari ibitangaza, ayo manota aba yabonye mu buzima ntaba yaranigeze yarota no mu nzozi. Papa Igor rero abasohokana maze bakajya ahantu nyine bagasangira ibyishimo biba ari byose, ubona rwose ari umuryango wishimye. Abwira rero Mera ati rwose ndagukunda cyane kandi rwose wumve ko umuryango wanjye ukwishimiye. Mera rero nawe aramubwira ati nanjye ndagukunda cyane kandi n'umwana wawe ndamwishimira cyane rwose. Papa wa Igor rero ahita apfukama hasi akabakuye impeta mu mufuka maze akamubwira ati ndifuza ko rwose waba hafi yanjye ubuziraherezo, wabinyemerera se, wakwemera kumbera umugore? Mera rero uba utunguwe rwose atari yigeze atekereza ko ibi bishoboka, ahita amuhereza ikiganza maze akamubwira ati ndabyemeye rwose mukunzi. Papa Igor ahita amwambika impeta maze Igor agahita yishima cyane akavuga ati ndabishimiye ni ukuri. Papa Igor rero ahita ahaguruka maze agahoberana na Mera, ari nako na Igor nawe aza akabahobera bose akababwira ati felicitasiyo ndabakunda cyane. Nabo bati ntabwo turagukunda mwana wacu. Inkuru yacu y'urukundo rero ntaho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri jyewe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.